uwo mwita Lydia Jasmine ni Umugande umenyerewe hariya mu gihugu cy'Ubugande. Rero ubwo yari ari kuri stage ejo bundi nejo nijoro umufana agere gutya amufate amugumane yange kumurekura neza nawe ndebera yanze kumurekura aramugumana, abantu baza gukiza induru ziravuga, ariko kubw'amahirwe nyine biza kurangira murekuye. Rero uyu muhanzi kazi ari kumubwira ngo mumureke akomeza amfate ariko ari ibintu byari bisekeje cyane kuri uyu muhanzi wo mu gihugu cy'Ubugande. Uyu muhanzi rero azwi mu ndirimbo nka Umutima cyangwa se Masuka cyangwa se Omalao n'izindi nyinshi. Uyu Lydia Jasmine rero kandi ayukanye n'indirimbo yitwa Singa ari kumwe n'uyu John Black uzwi nawe cyane hariya mu gihugu cya Uganda. Rero uyu Lydia Jasmine umufana yaje kuba amukoreraho amateka, ugahita wibaza ngo hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda ninde muhanzi umufana ashobora gufata gutya akamugumana akamwishimira. Nimba umuzi ngewe ndashaka uze kumushyiramo aho hasi muri comment kugira ngo ndebe koko ese mu Rwanda koko umuhanzi ko nta muhanzi twabona bafashe gutya bagundiriye uru rukundo aho mu Banyarwanda rubamo rwo gukunda abahanzi kano kageni gutya. Ubwo uze kunyandikira muri comment izina ry'umuhanzi ndebe koko nimba ari byo, kandi mukomeze nyine mukore like, share and subscribe cyane tujye tubana mu makuru agezweho. Rero uyu Jasmine ubona ko nyine yari yishimye, nawe wabonaga ko ntacyo byari mutwaye, ahubwo yaragwa ni umufana mumureke mukomeze amfate. Rero mu Rwanda ndashaka kumenya ko Abanyarwanda nimba atari ubundi bakunze kuvuga ko Abanyarwanda bihagararaho cyane, bihagazeho cyane, adapfa kukwereka ko agukunda cyangwa akwemera cyangwa se agufana nkumva niyo agiye kwikubwira ababicisha inyuma mu yandi magambo mu biki n'ibikimo gutyo. Ndashaka kumenya, njyewe ndashaka muri comment unyandikiremo mbwire ngo uyu muhanzi mba mbona njye yangezeho namufata gutya. Unyandikire nibura umuhanzi umwe w'umukobwa cyangwa se uw'umugabo kugira ngo tureke ko nimba Abanyarwanda bagira urukundo. Ushaka gusanga Abanyarwanda ukuntu mbazi nta rukundo mugira. Uyu musajja rero Lydia Jasmine ukorera umuziki we mu gihugu cy'Ubugande, hari umukobwa uri mu bateye hariya imbere, nagiye ngunyuramo zimwe mu ndirimbo ziwe nk'iyo abantu bakunze cyane, niyo yakuranye na Daddy Andre, indirimbo yageze kuri chat yitwa, iyi ndirimbo yakuranye na Daddy Andre yitwa ndayibagiwe ariko iyi ndirimbo niyo yaje kuba imujyana kuri chat we na Daddy Andre. Iyo ndirimbo yitwa You and Me, abantu barayikunze cyane. Rero Lydia Jasmine ajya afite indirimbo nyinshi, ni umukobwa ufite igikundiro mu gihugu cya Uganda nyuma ya Shiba Karungi. Uyu mukobwa nawe ari mu bakunzwe. Rero komeza urebe iyo video nyine yatumye abantu bacika rurondogoro bakishima bavuga ni uyu mukobwa kuko ashobora kuba akunzwe n'ukuntu agiye ateye bigenda bikurura benshi, bamwe mu gitsina gabo niwo ndi kwibandaho. Uyu mugore rero nibyo byaramubayeho bamufata bamukomeza badashaka kumurekura. Rero komeza ukore subscribe aho hasi, like, comment, ubundi tujye tubana every day every single moment. Njyewe nitwa Cisha Makeya, channel ni The Cat Babla, The Cat nyine uko muri kubyumva. Hasta la vista, kambasigiremo mukomeze murebe ukuntu uyu mukobwa byamugendekeye.